ntago umuntu wese yaba umuhanzi ngo bikure nimba rimye paparera pipa ibaze gukora umuziki ushatse gukora umuziki muri Amerika gare muri Amerika itagucanga ari umuntu witwa ngo fata kumavuta fata kumavuta ikintu mbona ngewe yashobora. Salama bro. Salamu mzee. Mumeze gute? Neza ari neza. Kasa watinze uri kwiyogoshesha. Uburyo butanga ku kiganiro. Kwa kuntu umuntu agomba no kubanza kwishyira fresher n'iki kugira ngo nyine abantu batamucisha ijisho rabizi twe tuba turi ijisho rya rwanda n'iki. Bana tureba nyine ari benshi cyane. Okay, fata mikoro dutangira noneho babwire uyu munsi nashaka yo noneho unakora cyane kutangiye maze iminsi nkora wibereye mu gakonje ariko noneho ndabona wajeje ukeye. Twagiye. Ndagushimira aho natari ndi warahabaye wakoze ibyo ugomba gukora nyine kugira ngo tuzamure showbiz nyarwanda waragerageje kabisa mbikurikirana cyane. Mbibutsa ko ikintu cyakiganiro cyacu ZAMUKA SHOW. Muri ZAMUKA SHOW tuba dufitemo ubuhamya nkuko mubibona hano nyuma yacu. Tuba dufitemo abantu bashaka gutanga ubuhamya, ushaka gutanga ubuhamya ugufite icyo ushaka gusangiza abadukurikira kuri Journal Media TV. Wahamagara kuri nomero uri kubona hasi ukaza ugatanga ubuhamya bwawe. Ese waba ufite impano ushaka kugaragariza abadukurikiye isi yose muri rusange. Twe nta mpano dusubiza inyuma. Nabo tumeze nk'aya maradiyo acuranga indirimbo imwe kuva mu gitondo kujya nimugoroba. Bagenda bayisubiza. Bakoze repeat. Ngaho mu Rwanda nazi indirimbo zihari. Abahanzi aribo dufite benshi mu gihugu. So uyu munsi rero mu kiganiro cyacu ZAMUKA SHOW turashaka kuzana icyo bita bya bintu babiri mu bwihisho. Mwebwe nk'abantu bari badashyira hanze. Yes. Uyu munsi turavuga ku musiki nyarwanda muri rusange. Nkuko iki kiganiro cyitwa ZAMUKA SHOW tuzamura impano zitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bya bintu bihishe muri music nyarwanda. Biri indani badashaka kuvuga. Yes. Ya bintu bibyimbye badashaka kumenya. Twere twaje kubimena uyu munsi. Impamvu umuziki wo mu Rwanda uguma hano mu Rwanda. Waba wibaza impamvu umuziki wacu utari ngana igicumbi. Iyo ugerageje kwambuka utajurenga haraza rusumba. Ibyo byose uyu munsi turabishyira hanze. Iyi nayo ni Journal Media TV. Turashimira umuterankunga wacu ukomeye mukuru. Genzi Production. Genzi Production ni studio nziza wakuramo imiziki myiza ya audio ivuga neza bafite ibyuma bihagije. Bagukora video nziza. Ese waba ufite ubukwe? Bagufatira amashusho y'ubukwe n'ubirebye wese n'umwuzukuru wawe. Akazabira akavuga ati cyakoze hari hahiye. Aho na hano ni muri Genzi Production. Bagufatira amafoto meza y'ubukwe. Utazabibagirwa. Turashimira no kandi nanone umuterankunga turi kumwe w'iki kiganiro ari we Geno Studio. Geno Studio n'ahandi wabasanga usibye kuri cafe. Bafite sonorisation nziza y'ingura amajwi ndetse bafite ibikoresho bya electronique icyo waba ushaka cyose wacyasanga. Mu kiganiro cyacu ZAMUKA SHOW turaza kugirana ibihe byiza. Icyo mwifuza no kutava kuri televiziyo yawe. Yes. Obedi meze bite? Bimeze ni wane. Umeze gute? Narinda konje nyine gwaririye wenyine. Twageze gutya nyine tuvuga dutireka tugiye no ku mazi natwe twumva uko ubuzima bwabuzwa. Barabuzwa n'iki kujya ku mazi. Burya iyo wavukiye amezi 9 nawe ugomba kubaho nk'abandi bose nyo kwisansura n'iki. Wavukiye amezi 9. Okay none najya ngo dutangire ikiganiro cyacu abadukurikiye batangiye kugira amatsiko y'ibintu tugiye kuvuga. Yes, dutangira rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko twavuze ko turi bugaruke ku muri music nyarwanda impamvu itagerenga igicumbi cyangwa se itagerenga na hari za rusumo nyine. Rusumo mwamba kakagera igerera tize ndayimenye. Nukuvuga ngo mu minsi ishize wenda imiziki ikibasha kuza urabona abantu ba Meddy. Wenda naguciye mu ijambo. Wenda wowe waruri no hanze ubukurikirana ibintu byinshi cyane. Wenda nganjye wimba focusinga ku kiganiro cyane buri munsi ni muri studio. Wenda ngaho uri hanze. Hari amakuru ndusha. Yes, nari maze iminsi nkuko bivuze narasimbukiye hano hirya y'u Rwanda gatoya muri bihugu duturanye ariko ndakubiza ukuri narinze mafu nabuze icyo mu Rwanda ndumva kuri radio zabo cyangwa se kuri televiziyo zabo ngo nibaza iyo mu Rwanda muhamura mumushyushya cyangwa kwabarasa de gwari ibyo kaputa izo zose zigarukira hano mu Rwanda wabuze impamvu zigarukira hano mu Rwanda kandi njyewe nzi ko dutwika abanyarwanda dutwika naho ntabwo nemeranya nawe. Icyambere impamvu mwe mwumva ko mutwika nuko umuziki wawe iyo utambutse ukumva indirimbo yawe iri gukinwa hano ku DJ mu disque bana uba wumva watwitse ariko umudisque wa bana wo muri Kongo ntabwo uzamwumva ari gucuranga indirimbo nyarwanda kubera iki indirimbo zacu nyine zigarukira hano mu Rwanda si ikibazo cy'ururimi wenda turirimba ahubwo ni ikibazo cy'iki cya message dutanga. Wenda nk'urugero urabona uyu muhanzi Diamond Platinum. Yes. N'umuhanzi ujejo bundi ngira ngo mu kibuga yaje sanga bakinje musi barimo Hato mukruza abantu bari legend nyine twita bari bose bari baratanye bararidamane bari bose bari bahari ariko kugeza ubu ngubu Diamond Platinum urabafata umwana w'imyaka 2 ugasanga arimo arimba ngo jeje rum
za ndirimbo za Diamond gukanyaga n'ibiki byose ariko ukibaza impamvu imiziki yo mu Rwanda iguma hano mu Rwanda. Nose imiziki yo mu Rwanda ngiye mbona itera imbere kubera ko niba dufite umuhanzi ukora indirimbo ikagira miliyoni imwe numva ko twavuye naho twageze. Ubwo rero sinzi impamvu ushingiye avuga ngo ntihane dutera imbere. Ese iyo uvuze ngo indirimbo yageze views miliyoni mu Rwanda mutuwe na u Rwanda rwose muri rusange rutuwe na miliyoni zingahe? 11 kuzamura. Igihe babariye 10 rw'umuguzi zimaze kuba nka 15. Muri izo miliyoni 15 byanga bikunda ntihaburamo miliyoni 5 zifite smartphone, sibyo? Cyane rwose. Mbese ku indirimbo yarebwa na miliyoni mu gihe cy'ukwezi cyangwa mu gihe cy'amezi abiri ni igitangaza. Oya abantu benshi bakunda wenda muziki kuko ari naho bakunda ni pe cyangwa ikindi kintu. Ahubwo njyewe hakintu tutumvikanaho. Mes abanyarwanda impamvu nimba wewe yagize amahirwe kujya hanze muri ikonje yawe. Ese nuko ko turirimba ikinyarwanda gusa cyangwa nuko tutaririmba ibindi bintu? Sinzi icyo umuziki nyarwanda wa mbese njye mbona ku bwanjye umuziki nyarwanda gutera imbere sinzi we mpamvu utabyumva ko utera imbere ahubwo. Sasa mu Rwanda dufite ikibazo mbese urumva ko ushobora kuvuga urimo uravuga wowe ejo ubwacyo ugahita usora indirimbo umuntu wese uzi kuvuga arashaka kuririmba icyo kintu icyo nicyo kibazo kishe umuziki nyarwanda. Urumva wenda tuvuge ejo bundi amaze iminsi hari inkundura y'indirimbo z'ibishegu ugasanga umwe ari kurimba ngo dede n'ibiki byose ngo dede hajya izi ndirimbo nk'izo amagare ngo samoya. Urumva izo ni za ndirimbo impamvu zihitinga hano mu Rwanda gusa nazo zigahitinga icyumweru kimwe. Nabwo nakubwiye ngo hari radio icuranga indirimbo kuva mu gitondo bukira wumvisha iyo ndirimbo igarutse mu icuro nka 20. Ukibaza mu Rwanda hari abahanzi bangahe? Abahanzi bo ni benshi. Ahubwo nanjye impamvu rero dore impamvu imiziki yacu itazamuka ni bino bishego turirimba. No kuvuga ngo nimba umwe aririmbye saa moya undi nawe akaza akarimba ngo papa yamaye igare ngo ndanyonga. Undi nawe bugacya akaza akaririmba ngo ndakora kamwe. Izo ni indirimbo none ikintu cyano kiba kinababaje nuko zira ndirimbo baririmba wenda tuvuge wenda nk'urugero kuri indirimbo ngo yitwa kamwe ufashe injyana y'abandi urayiteruye urayizanye irambitseho amagambo yengo urakora kamwe. Iyo ndirimbo byanga bikunda urumva izarenga umutari w'u Rwanda. Ariko ngiye kumva aho ngiye Brown hano tutumvikana. Iyi si ikintu dutegeka ni amafaranga. Ntabwo azaza gutanga ubutumwa nase wenda dufate ngenda tanga urugendo ndabavuga King James umaze umuziki imyaka myinshi mu muziki. Reba imyaka amaze mu Rwanda mu muziki. Nyamara Bruce Melody aje kwita saa moya akubita n'izindi mwita ngo ni ibishegu arahitinze. Nyamara na Trez Music ira televiziyo isigaye mukina gati ushaka kwitsa yego hakanya indirimbo imwe mu Rwanda mu masaha nka 15 ariko ugasanga yandi King James nanyuzo. Ndi mbona abahanze mu Rwanda toko babona bo ikibi boba bareba kibinjiriza bakajyana hiti mu Rwanda. Ngiye mbona nacyo bitwebye ngibyo kuko upfa kuba nimba ushaka bakagaruka ibyo ngibyo byari bitwaye iki ku muntu. Ngereka ngo bize ukuri kuba indirimbo yaciye kuri Trace Music ni Trace Music kuba yaciyeho ntago ari ibintu byo guca igikuba. None se indirimbo yasendere gusukura umujyi yanyuze kuri CNN ako kantu rongo waracyakagenderaho. Indirimbo yanyuzeho ngo sukura umari bwese ndasizira naho yasukura umujyi nazimiriye sibyo. Iyo ndirimbo yanyuze kuri televiziyo noneho twavuga irenze Trace Music ntago ari ibintu byitangaza ku indirimbo umuntu yayitsitaraho cyangwa se excuse me ku muntu wenda wamuhamagara ukamubwira ati fata $2 tunge wenda uzanye n'umunyamakuru ukora kuri icyo kinyamakuru kamubwira ati kuko mu Rwanda twamenyere ko nyine kugira ngo umuntu azamuke muri music cyangwa se muri showbiz y'inaha mu Rwanda kugira ngo azamuke nuko atanga kagiti nukubera ko nababize ibyo baririmba. Niba uririmba butumwa ko kijya gutangaje uvuze neza cyane. Indirimbo yose uzabona kuri Trace Music ibaciye kubera ko batanze giti. Nta ndirimbo ya hano mu Rwanda iri ku rwego wavuga ngo irajya gucari. Abahanzi twemera tubone iyo bavuze abahanzi nyarwanda uhita wumva umuhanzi bita The Ben ukumva Meddy. Abo nibo twemera abo nibo twavuga bahagarariye u Rwanda sibyo muri music y'u Rwanda cyangwa se showbiz y'u Rwanda iri international. Ariko ngiye ngo ubirebye neza nabo bahanzi bakundwa cyane hano mu Rwanda
baze gukora umuziki muri Amerika ugacurangwa mu Rwanda gusa kuri radio muri Amerika niyo yaba niyo muri gare takintu ndimbo yawe ibaze gukora umuziki ushatse gukora umuziki muri Amerika gare muri Amerika itagucuranga ugacurangwa mu gihugu cyawe igacurangwa hano kuri ya radio nashatse kuvuga kugira ngo wenda na ariko tutirengagije ko Meddy harahamaze kugera hehe se uvuga ajya kubita mu turimo tw'icyongereza tumwe na tumwe izo ndimbo nyine gerageza umbwire ngo hari n'imitwe ngo slow yize kuririmba ahubwo abantu benshi bamwitaga ngo umunyakenya slowly ahubwo nashaka kubaza kubera iki hari n'umunyarwanda uririmbye batemera ko Urban Boys kiririmba tayari bagize ngo usaba abanyarwanda dukore iki ku buryo abahanzi nyarwanda bakora iki ku buryo baririmba akabatera n'abanyarwanda kuko n'ugerageje kuririmba bamenye ko ari umunyarwanda nyine bazi impamvu iyo bamenye kuri n'umunyarwanda bitabirangira aho ngaho ahubwo ndibaza Diana Mico ikoye ndimo na Diamond kera ariko imishumi ya Diamond ntiyayifungura nta nubwo yanamusuhuza ndetse unamubaje ati sabanze mu Rwanda uzi nibandi Mico Diana mwibuka wenda ubu ngubu kwako hari aka karimbo kasotse je wundi kitwa hajya bakita karimbo Diamond afatanyije na Deben yitwa ngo wayi wayi kayi boda ngo wayi akama nkugarukiye ubu ngubu yamugarukire hari ikintu abanyarwanda bikoma kwiga ufashe iriya clipe ya Deben na Diamond ukareba clipe yakuri meza ukayireba utubonamo different n'ibintu Deben akora n'ibintu Diamond akora biratandukanye umutipe araza ameze gutya wayi waririmba ariko Diamond utuntu twagutya nyine ubona umuziki nyarwanda hari utuntu twinshi ubura abahanzi bo mu Rwanda babura rwose pe cyambere cyo abahanzi bo mu Rwanda nabo ubwabo iyo bageze hanze babikandagira kuko nyine ntago bizeye nicyo kizakwereka nk'icyo kintu bumbajije Diamond nimba afite utuntu abagenda agaragaza muri video arimo arakora kandi ari gukora n'umuhanzi wo mu Rwanda akajya aririmba ameze nk'igiti nyine gihagaze hamwe Diamond akazamo utuntu tw'udustile dushyashya turatudanse mwibutsa ko burani natwo dufite wana nka 50% dutuma Diamond akomeza gukurikirwa n'abantu benshi hari ibintu kwishuri bajya gatwigisha ngo amageste nayo arakora ntabwo uzagera gurimbe gusa nakora hari niyo mpamvu sigabana zikubita mu tuntu tw'udanse zinyeganyega ntabwo yari gurimbe ngo tuzagenda mu ijuru gusa urugendo kugira ngo abantu babone ibyo ukora tukiri kuri uwo muziki nyarwanda uri murambaza ntabwo waje umuntu wese uzi kuvuga yaririmba iki kintu urakoze kuvuga iki kintu cyane hari mugenzi wacu mperutse kuba ejo bundi wenda mbabare kwa muvuze Mr bivuge kuba uzi kuvuga cyane nawe bivuze ko uzi kuririmba uwo muntu muvuge uwo muntu ndimo nabutekereza ariko nta nubwo ari we gusa muvuge kwanza hari umuntu witwa ngo fata ku mavuta ari kwibasira abantu b'abahanzi nawe rero ngo yashatse ngo yaba afite indirimbo sindayumva nge sinzi niba wari wayumva fata amavuta se wa mugabo ufite uruhara ukunda kuvuga ibigambo byinshi wakoraga kuri televiziyo runaka butyaye ko nakukora nimba yarabonye byahanze yashaka kuba umuhanzi nawe umva Mr kuvuga cyane ntabwo byatuma uba umuhanzi nyine nibyo nshaka kugusobanurira nimba umuntu ubwa mbere mwumva mu minsi yashize najyaga numva ari gusenya indirimbo iheruka gusohoka ngo yitwa sawa nimba ari sawa ya Bruce Melody avuga uburyo bayikoze n'uburyo indirimbo ikoze yasubije ibintu by'abandi bahanzi hasi kumba ari kugira ngo bamuvuge narangiza nawe ajye muri studio yaririmbe ngo yabaye umuhanzi nyine kuko twamumenye muri izo saga ajya gutaho buracya ajya muri studio yaririmbe nicyo kintu cyishe umuziki nyarwanda reka ngo umuntu wese wumva buri wese wumva umaze kumva avuzwe arashaka kutaba umuhanzi yes icyo kintu turaza kugihuza nanone n'uriya mugore uriya mukobwa uzi kurana na Riderman Asina ya bose barakundanye mu gihe cyo gushwana baravugwa cyane avuga ati se kukumvuga nakugaza guta umusaruro ahita ajya mu buhanzi ahita aririmba umuntu wese uri kuvuga mu Rwanda ashaka kutaba umuhanzi rero nago umuntu wese yaba umuhanzi ngo bikunde niyo mpamvu n'imiziki yo mu Rwanda Josiane we yari kubaka abakobwa bagira amajwi kuki bataze ngo umuhanzi kuki fata ku mavuta wumva ko wavuze umuntu nawe bamusubije hasi bakuvuze ugomba kwita umuhanzi oya bwaranakeye ashinga cano yiwe ngo nashaka kwamaza ahangaha ahita yiwe kumva atari niyiwe ayo makuru ni amakuru tuba dukura ahantu nyine mu bubiko harava kubwira n'iki bukeye nyine ashyira hanze ngo ubu ngubu tuvugana ngo arimo arakora album hari indirimbo imwe yasohotse nagerageje kuvugana reka numve umuvandimwe niki kintu cyo gukosora niki kintu cyo gukosora mu muziki nyarwanda ko nahoze numva ari umuntu ushobora kuba ashyira mu gaciro niki kintu azanye nyine
cy'imindura amatwara muri music mu bashyira hasi. Iyo ndirimbo ntakubeshya na yaradi ikunda gukina indirimbo imwe iraradi ikina indirimbo imwe kwa mujya kugera nimugoroba. Iyo ndirimbo yafata ku mavuta sindayumva ngo yayisha nimba ngo Ose ngo muzabishobora ngo yo muzabishobora yaje arafase yo yaje ari kurapa umva bro ntago umuntu wese uzi kuvuga yaririmba shuti yanjye yafata ku mavuta niba natwumva rwose naze nyikomeza umugabo w'ubunyamakuru bwarabushoboye ariko kwitabana ngo ni nyebebe nimba ari nyebebe nimba ari biki fata ku mavuta ikintu mbona ngewe yashobora ikintu mbona yashobora wenda ntanyumve nabi ariko umuziki si ibintu byiwe ikintu mbona yashobora wenda ikintu cyambere ntapfa kujya muri cinema najya muri comedy ko comedy nayo iriya sura ye muri film yana nziza kuko barabatu iriya sura yawe tubonye no kuri meze tukugize kuzuye mujoro ibyo bintu bra icyo kintu ngundira muri film yakora kare sura yawe kareba n'imyitwarire yakata babango character yakata bati wowe tukastinza hanga gose reka kwitabana nyebebe kuko n'isura yawe nawe nagicuruza cyo cyane isura nagicuruza buryo ngo yaza avanga ibiki n'ibiki ikindi nago icyo twashatse kuvuga muri rusange nka message dushaka gutanga nago umuntu wese uzi kuvuga ariko yaririmba ibaza buke ukajya kumva ndaririmba uko nzi kuvuga umva no gukora yaririmba se nayicuranga nago nayicuranga rwose iyo niyo mpamvu mbona impamvu umuziki nyarwanda utabizamuka ngo utere imbere n'icyo kibazo icyambere cyo turaza kugaruka nyine kuri ibyo bintu nanone by'ibishego bishoboka ngo nimba umuntu yararimbye ngo akaza karimba ngigara undi akaza karimba ngo dede none cyo bune hose numva numwe nabonaga ushobora kuba wenda hari ikintu azageraho muri music uyu muhanzi Buravan je wunda gire gucya arimbe ngo hameriza gukubita none ngo pi ndimo shasha yaso kwibaza ngo hameriza ngo maze ngo mwizihire nawe unyizihire urumva none ngo manuke ngo no munda ngo manuke no munda ngo pi iyo ndirimbo uramutse ushatse message irimo wowe kuri kumva ko umuziki wo mu Rwanda guko uri ku rwego ruzima message muri iyo ndirimbo ni mwizihire unyizihire manuke gahoro no munda ngo pi message irimo aho ni njyewe ndi kwemeranya nawe kuko icyo mbabona babashaka ari amafaranga icyo tubereho sukumvi niyo mpamvu nakubwiye ngo nanjye umuziki wo mu Rwanda niyo mpamvu ugarukira hano urenze kure ntujye urenga hano igicumbi aba DJ b'igicumbi hano mu Burusa oya namwe uvuga ngo yuzuri ngo byereko bazajya umuziki wo mu Rwanda utera imbere ku bantu bashoboye kuririmba baririmba ibyo fakwa babonamo amafaranga yabo umwana utaruzuri ngo byereko ninde mwavuze Tom Close yararimbye n'umuhanzi w'umuhanga King James n'umuhanzi w'umuhanga nubwo muri iyi minsi nawe ibintu nasigaye aririmba nazi byari byonsigaye numva byaranze sibyo wenda aho nakugarukira gato nuko shaka ko nimba ari nge niyo ndimo ngo tiku pi uri biki tiku nimba sinire ako se ibyo tiku tikura iyo tiku nimba ari ibyo tiku basigaruka muri ya ndimba za cyatuziho narimba nubwo butumwa gusa ngewe abahanzi bo mu Rwanda barimba n'inzara baza mu muziki afite inzara reka ngumbize ukuri twebwe ntago bashaka gutanga SMS ngo igere hano kure cyane bagaragaza ibyo bafite ahubwo bashaka kutabarya vuba nimba uri umuhanzi nyarwanda ukabashaka kuzamuka wazamuka uririmbye message nzima ushobora no kuririmba ikinyarwanda umuntu akaba yanareba n'amashusho ukuntu wakoze amashusho akaba yasobanukirwa icyo washatse kuririmba indirimbo akaba yayikunda ibyo turatanga urugero nko ku ndirimbo Stiaros y'umuvandimwe Eddy Kenzo ni indirimbo yatumye azenguruka isi yose cyane kubera iki hari ikintu yazanye ahindura mu muziki hari ishusho yatanze mu muziki wa Uganda ariko urafata umuziki wa hano mu Rwanda uri kuririmba ngo dimbamo ngo ndaterwa ngo no munda ngo pi none niyo clip n'urirebye akaba nta kizima kimwari kigaragara kimwe usibye abakobwa bashiki bacu nyine baba bari bambaye kwakura bambaye amakariso n'iki nyine ugasanga nago bira bintu niyo mpamvu mvuga ngo umuziki wo mu Rwanda uzaguma hano mu Rwanda nitubujije kwambara abashiki bacu nyine muri zo clip ariko se iyo ndirimbo iri kugaragazamo uri kwactingamo iki ese Eddy Kenzo ngizo ndimbo waruvuze ziwe agerageza gufata abana babyina mbese utuntu twose abona avangavangamo nicyo kubwira ngo hari ikintu ba Diamond barusha abahanzi bo mu Rwanda indirimbo ze nko kujyera filime z'ibihinde zazigizwe n'abantu benshi cyane ugasanga abantu bose bari gutya bose bagiye gutya ariko mu Rwanda ugasanga nta kunyeganyega habe na gato reka ngubize ukuri no mu kanya dushobora kuba turi buzane umutumirwa w'umuhanzi
nawe tugenda turaza kumubaza kuri icyo kintu ese umuntu wese uzi kuvuga yaririmba nicyo kintu turimo turibazaho. Abahanzi bo mu Rwanda barahari bafite impano zirahari, ariko njye nibaza impamvu mu Rwanda hahora indirimbo zimwe gusa, abahanzi bamwe gusa nabo bafite babasunitse, bafite gisunika. Ni ukuvuga ngo hari hasi hari impano zagakwiye kuzamuka. hasi hari impano nyinshi cyane zagakwiye kuzamuka, sizo tuzamura. Itangazamakuru naryo rifite ikibazo. Itangazamakuru naryo tuzarigarukaho mu kiganiro kizakurikira mu kuzamura abahanzi nyarwanda. Vuga ngo itangazamakuru rero dufite ikibazo kuko nawe uri umutangazamakuru umunyamakuru, ariko njye sindi muri abo banyamakuru barya giti kugira ngo bazamure impano. Niba ari n'abagenzi bacu reka nkubwize no kuri ufite impano, dore ngiyo nomero yanjye hasi, hamagara ahangaho kuri Gino Media TV utubwire tudufite impano ushaka kugaragariza abadukurikira. Ntabwo tureba ngo kuririmba gusa, sinzareba ngo umeze gute, ngo umukobwa uteye ete, ngo umusore ngo umeze ute. Hari ikindi kintu cy'abanyamakuru cyane zino mbuga za YouTube usanga umwana gusaba kuzamuka, nimba uri umukobwa ati twaje turyamana, ibyo ntabwo ari byiza. Amahirwe dufite ni musate cy'itangazamakuru, nacyo turaza kukigarukaho, turatwika gahuru kari mu itangazamakuru, agakundi kari aho ngaho ukuntu gahura kazamura abahanzi bamwe nyine, kuko hari ukuntu babigenje n'iki, urumva ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Gusa ubu ngubu turibaza ibyo bishego nibyo turi kurwanya, ibishego uko biza bikaririmbwa bikaguma hano mu Rwanda, n'aya maradiyo mu Rwanda akabicuranga. Mwumva ari gutuma umuziki nyarwanda uzazamuka ukarenga umutaru, tuzakomeza ducuranga ibishego. Njye numva bavanze ko ntacyo byaba bitwara akarimba igishego, kuko na Diamond uvugwa ngo hari indirimbo ajya bahagarika muri Tanzania. Diamond hari urwego amaze kugeraho papa, izo ndirimbo uri kuvuga bahagarika muri Tanzania hano mu Rwanda ntabwo bazikina. Barazikina. Impamvu bazikina se ni iyi, nuko yako ibyo nyine ziba ziruta izo ngizo zindi zacu tuvuga. No kuvuga ngo Diamond akeshi na keshi mu bishego akunda kuririmba ajya nyuzamo akazanamo n'ikintu cyo kuzimiza. Akeshi na keshi nk'abantu bo mu Rwanda keshi bakundira muziki ya Diamond uzasanga bikunda zirambyino ziwe, bakunda bibiti byiwe nyine bidunda, urumva utanamubaza ngo se ari kuririmba ibiki. Ariko mu Rwanda umuziki mu Rwanda nta nubwo urarenga mu Rwanda kuririmba ikinyarwanda. Nasuko turenganya abahanzi turenganya production. N'abahanzi bahari, abahanzi bahari mu Rwanda n'abahanzi bahari, nuko nyine none se umuproducer wamushyira amafaranga akabura kugukorera ibyo wazanye nyine. Nose n'abahanzi bishyira amafaranga make, je simba myumvane nimba abahanzi bishyira amafaranga make, ikibazo nimba imyandikire y'abahanzi ipfuye. Reka njye mubwiza ukuri ikibazo gihari mu muziki nyarwanda, barigana. Nta muhanzi ufite ubuhanzi bwe. Tuvuge nka Tom Close, urugero Tom Close buriya n'umugabo ntemera cyane mu bahanzi, uzigera umusanga muri ibyo bintu by'ibishego. Ni umuhanzi waririmbye kuva kera n'indirimbo ze n'ubu ngubu yanyuzamo gutya akeshi na keshi mu ndirimbo ziwe. Kuki se indirimbo ze tuzumva n'abantu bakomeye bakazumva, ntukaririmba ibishego? Ntago Tom Close amusanga muri abahanzi bajya kwigana. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu aje akarimba ngo kamwe ndakora kamwe, ngo nimba ngo n'iki niba ngo bana kakatatu bakora none narangiza aterura injyana y'abandi yo hanze azaba ari yajya kubyinira n'izo ibyo bintu byiwe ngo ndakora kamwe. Uwo muziki uzarenga hano mu Rwanda gute? Abahanzi bo mu Rwanda ikibazo dufite rero niki nikwereka bajyaho bigiye, nyago base kuki bari abubatse biri n'ubu amapiano injyana muri Afrika y'Epfo barayitore bari bayirebye bayiteguriye n'icyera cyane, bari bakadira higezo ubu isi yose yayibonye. Kuki mu Rwanda batumva ko twakora injyana yacu natwe abahanzi kazagira? Kuki mu nimba amapiano izamutse tutagena mu mapiano, nyamara abo dushaka kwigana bafite urundi rwego bariho. Kuki abahanzi bo mu Rwanda batumva ko twakora iyacu natwe ifatika? Icyo kibazo kiranjyana ku bandi bahanzi nabone barimba gakondo. Umuhanzi bita Mani Marite, nubwo muri iminsi nawe ndi kubona ari kuza nyine muri izi njyana zo muri iminsi, nawe yatangiye kuza muri izi njyana akiririmba izo ndimbo za gakondo za mushoro, akagezi ka mushoro za niki yajyaga mu festival yo hanze akomeye, babaga bamutumiye ntabwo yabaga yafashe ngo yijyane. None se wabone umuhanzi we n'urugero kino kizigenza aturuka hano, abahanzi bo muri Tanzania cyangwa se public muri Tanzania ariyo yamutumiye ivuga ngo turashaka umuhanzi azadu performingira ahangaha. Waba bwabona umuhanzi wa hano mu Rwanda muri abo muri kuvuga bakomeye, abo ngabo muri kuvuga ngo ba Bruce Melody n'abandi, waba bwabona hari umuhanzi batumiye muri Tanzania wenda cyangwa muri Kenya bakavuga ati atari abanyarwanda bene wabo bamutumiye,
aba diaspora ari umuntu wo mu Tanzania cyangwa mushoramari wo mu Tanzania wateguye igitaramo akavuga ati reka dutume umuhanzi nyarwanda Bruce Melody aza performingira abatanzania. Ariko bivuga ko ejo bundi uriya Platini yagiye muri Nigeria bari gutanga ibihembo by'abakobwa ukuntu imbere abakobwa n'imbere baki performing. Impamvu ya performance ni bya tekinika nyine bya hato na hato, gusa nanone arimo arabikora neza tu nawe ntabwo ari kuri minyara zacu za gakondo ariko byibuze arimo arakora nyine bijyane na reka cyane ari kuzanamo byibuze ubona ko hari ikintu kiri guhinduka. Ariko icyo nshaka kuvuga nkawe fata kumavuta kuririmba si ibintu byawe. Oya twebwe tuvugisha ukuri, niba udashoboye turabivuga, niba unashoboye tukabivuga. Buravani waririmbye indirimbo nziza zakunzwe urwo Buravani kwisubiza hasi rwose zaracuranzwe hano mu Rwanda. Buravani atanya kwisubiza hasi. Ariko ibyo bintu urimo urayimangura hamiriza ngo wizihire ngo wakwizihire ngo uterwe no muda. Nose we yanarebye nimba yasoraga indirimbo ngo nina ari indirimbo yize kuhitinga abyinisha ngo umukobwa ari ko hana ku mazi irahitinga cyane yatumye bana mahani n'igikombe cya mu kibihugu bivuga igifaransa. Nimba uteruye niba uri ibyo ndirimbo itwa ngo yasimbuka no munago tikwi bikiri ikamara uko cyangwa cyumweru amaradi atayikina kuki utatekereza icyo kibazo. Nyine nibyo nakubwiye, imiziki yo mu Rwanda iraza igahitinga icyumweru. Iyo ukomeje ukarundamo akantu, niyo mpamvu uzumva era radio nakomeje gutsinda y'abakozi bo mu rugo kenshi na kenshi nibo bakunda kuyumva cyangwa bakunda kwishina ngo yumva n'abakozi bo mu rugo, abantu badufasha akazi ko mu rugo. Usanga rero bakunda kumva iyo radio ngo akunda guca ibyo biganiro ngo bitwa ngo rura umutima ngo ibintu biri aho ngo nyine byabo bikeneye kumva nabo nkabo baba bafite ubwanyu uhagije, niho bakunda guca izo ndirimbo. Uzumva aho indirimbo ya kera igenda igaruka inshuro nyinshi nabwo bayicuranga gatatu ku munsi. Ni ukubera iki? Nta mafaranga. Imiziki yo mu Rwanda harimo ikintu cyitwa kumungwa. Kandi rero ni impamvu imungwa ibintu muri kuririmba n'ibishego ntabwo byakwicuruza, mukeneye kubicuruza mukishyura. Niyo mpamvu n'abanyamakuru bamba kwaka ruswa yo kujya bagucurange nuko bumva ko ibintu byawe n'uri ntacyo bivuze. Ntacyo bivuze, ntabwo ubwabyo byakwizamura, ahubwo birasaba ngo wowe ubanze wishyure bicurangwe. Nugira amahirwe ejo bundi uzabona ngo management ko dore ko mu Rwanda dufite mu manager umwe ngire ngo muyoboke ni uzamanaging abantu. Sinzi aho numva mu manager ari muyoboke ninde afashe tarira ni muyoboke ni wagiye kwa hanuze ni muyoboke niba ni wena bad drama wena tukire kuri icyo kintu Charina ni nabo bantu bari he sa nkubwiza kuri ubu si wambaza ngo bari music nyarwanda dukeneye iki kugira ngo izamuke. Wowe dukurikiye urabona music nyarwanda iri kugana he? Ikeneye icyo byo twazamura umuziki nyarwanda tugafatanya twese. Ese dukomeze tureka abahanzi bacu baririmba ibishego niko kuzamura. Utagiye icyo bitumarira. Ibishego bigarukira hano mu Rwanda bitabirenga. Sinagenda narakocora. Ese buri muntu wese uzi kuvuga yaririmba. Ntawe muri comment cyangwa se nomero yacu ngiyo uraduhamagara tubwire. Umuntu wese uzi kuvuga yaririmba. Kuvuga cyane bivuze ko waba uzi kuririmba. Ese kwiganana kumva ko Mico the Best yasohoye igare rigahitinga, nawe ugomba gutuzamura ubushyuhe. Bruce Melody yaririmba samo igahitinga. Kucyo ushaka gutosora indirimbo y'igishego nta kucyo utatosa ahubwo wowe utatosa indirimbo irimo ubundi butumwa kugira ngo mupiganwe none. Nyine nibyo ndi kukubaza. Izo ndirimbo mbibutsa ko ntabwo ntabivuze. Indirimbo ya Bruce Melody iyo samoye uhumakanya ko yageze irenga hano Gicumbi, amabagara kwiyo nomero ngenda bo icyo ashaka agenda yumvishe muri Tanzania cyo muri Kongo cyo muri Kenya. Iyo ndirimbo yitwa igare umbwira ko yarenze hano ku Rusumo hano za Kirehe, ngiye zaze none abimbwira aho cyazanyamagabe piriye hose. Izo ndirimbo rero zigarukira hano mu Rwanda, niyo mpamvu umuziki wo mu Rwanda uzagomeza uri ahantu hamwe hasi. Nanone kandi ikintu gitumye uwo muziki wo mu Rwanda uri hasi, abanyamakuru barya za giti. Umunyamakuru kuko bakeneye giti uramubwira ngo none se musaza ngo karimbo se ngo wakanyini. Urumva indirimbo akayikina akakwereka ko ushoboye, urumva kuko nawe wamaye akantu nyine sinabura kubwana musaza urarenze n'ikiri nkagushyikira muki mu mafuti yawe kuko ngiye mfite icyo nshaka. Nyamara reka mbabwize ukuri n'impamvu Mani Marito uyu nguyu mubona ari kuva muri music ya gakondo akajya mu music isanzwe. Music ya gakondo umunyamakuru nagashobora kuyikina, ntagayikina nkuko bikwiye, ntagayikina. Urumva nimba mujye mwumva neza ira radio reka nyivuga giye gishaka kibe cyuko cyakabaye Kiss FM. Ira radio ngo yitwa ngo Kiss FM. Ntabwo uzayumva indimbo ya gakondo ya Mani Marito, ntabwo uzayumva indimbo byibuze nkuko izindi ndimbo zikinwa y'amasamba.
uzashobora kumva Masamba ntushobora kumwumva akinwa nka kabiri ku munsi kuri Kiss FM. Jules Sentore abo ni abahanzi bahunge bahari. Jules Sentore ntushobora gusanga hakinweyo kuko niba abahanzi nyine baba batagize ute batari kuvuga ati none se musaza kaka musemana kuko n'abantu bo bakora ibintu byabo barabyizeye. Ntabwo ari wa muhanzi uzambutse mu cyo kubitanga igishego ngo ajya kwinginga. Jules Sentore mujya kwinginga. Indirimbo Masamba yakoze uzayicuranga ubishaka cyangwa utabishaka kuyihorera kuko abayizeye wewe abayizeye ntabwo azarwamaga ngo nese ngo busaza kuko nta nubwo mungana abanyamakuru bari muri showbiz abanyamakuru bagenzi bacu nabo rwose tubashyira hanze rwose. Niba umukobwa afite impano abanyamakuru mu kigano kizakurikira iki ngiki mu cyumweru gitaha yaza gushyira hanze abanyamakuru ibyishe mu banyamakuru nabo tubishyira hanze ibyishe inyuma y'izamurwa ry'abanzi bamwe ubu tugiye guhagurukira ibintu bituma umuziki nyarwanda udatera imbere. Yes ni ukuvuga ngo icyo nakubwira cyo umuziki nyarwanda uzaguma ahangaha nk'uko nahoze mbivuga nta kintu tudafasha nimba ntagihindutse tuvuga ejo bundi Diamond yakoranye na The Ben ni byiza babu ariko ikibazo nanone cyo mu Rwanda nanone tuzagaruka mu kigo kizakurikira abafana b'umuziki nyarwanda. Abafana b'umuziki nyarwanda ni ba bafana bihagararaho biyemera si muziki nyarwanda gusa showbiz yose yo mu Rwanda bafana cinema bafana muziki imipira tuzabagarukaho namwe gusa uyu munsi turi kuvuga ku bahanzi impamvu abahanzi bacu baguma hano mu Rwanda gusa wa performance ngakuzuza ngo ngarena hajya na arena ngo yujuje arena ngo yakoze igitangaza hari abanzi umenye ngo harimo invitation zingahe zemera abantu kwinjira ku buntu abantu binjamo abamotari wazanye baza bavuza amahoni baguherekeje bari abamotari bishyuye yabishyuye kugira ngo nyine ahabye diversaire agahagaze ko kugira ngo mugenzi we atinye. Ikintu mbabwiye cyo nshuti zanjye abahanzi turabakunda indirimbo zanyu turazikunda ariko bakaba tuvuga ibingi suko tubahanze cyangwa tubasubize hasi ahubwo kugira ngo ibyo bakora se bisubiro ibyo bakora kwego bihesheje iki u Rwanda kuba uririmba indirimbo y'igishego iragaragaza iki mu Rwanda iragaragaza iki u Rwanda irarushya kuyiga ese date yayo ni iki indirimbo yawe n'indirimbo zawe wenda Buravan waririmbye mbere hari zazamuye idarapo nyine guzenguruka ngo dukombe tw'abantu bavuga igifaransa sibera ibintu iyo ndirimbo ni nziza cyane urayigaragaza ariko se kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo waririmbye indirimbo maze iminsi urimo ngo tikutiku ngo reba hari washyira sibera urumva na tikutiku mbwira nk'umuntu umunyamahanga yakareba wowe yareba iyo ndirimbo tuvugisha indirimbo ubona hari ikintu zaba ziri kukumarira nk'uko sibera cyangwa izindi wagiye ukora mbere za marayika ubwo nkukunda indirimbo zagiye zihitinga nubwo zagarukira hano mu Rwanda nyine ni cya kibazo cy'uko zigomba kugarukira hano mu Rwanda ikindi tutarasoza mbere ko dusoza kinambabaje cyane management y'abahanzi bo mu Rwanda nabo bari kubeshya abantu ba managinga umwana aje aririmba indirimbo ziza ndavuga Bosco niyo aje aririmba indirimbo zamuka indirimbo zivuga gospel biri mu butumwa ariko indirimbo iri mu butumwa yatangiriyeho niza rimbo ngo imyandikira habanye irahabanye ariko icyo kintu kiranjyana ku muhanzi bita Amarone yaje aririmba ngo navuye iwacu heza ngo iwacu heza indirimbo wabwire ngo yambi yani indirimbo ishobora kuba ku muntu wese wagize Kigali utaravuka Kigali umusaza umwana umukecuru yani indirimbo yumva akavuga ati iyi ndirimbo kuko ifite message nyuma yaho yarongera araza arimba ngo cyangwa ngo tukabyarana impanga icyo bintu icyo tukabyarana impanga iyo message uri gushaka kweza abantu iki kintu bari tukabyarana impanga ndimo ngo nawe byakubaho ukuba ko nyene nawe urumva ko byakubaho ibyo yarembye birumvikana ariko indirimbo zose amaze iminsi asohora muri iyi minsi rwose so kumubeshya ntabwo wazijyana ku rwego uva ngo iyi ngiyi hano wa mugane wababajyama nubwo bazimye nabo byanze ngo bigomba guhinduka ariko hari ibintu bikwiye guhinduka hari ibintu bigomba guhinduka rwose barabati iriya slogan iriya jambo bigomba guhinduka barabyitondeye bari ariko nyine kubera cya kibuga cyo mu Rwanda nabo reba nk'ibintu bavuga ibintu bizima ibyo bintu tuzabigaruka mvuga ko nuvuga ngo ZAMUKA SHOW
tuzagaruka ku bintu byose byihishe inyuma ya showbiz nyarwanda. Ibintu bizamuka si byo byagakwiye kuzamuka, ahubwo harazamuka ibintu bidakwiye kuzamuka. Ibyo byose nibyo tugiye kujya dusesengura cyane tukamenya ngo impamvu biguma hano hamwe n'iki, impamvu bitazamuka. Impamvu hazamuka ibintu bitagakwiye kuzamuka, ahubwo hagasigara ibigomba kuzamuka. Ikintu cyo navuga cyo ntabwo showbiz yubakiye mu gutukana, mu kwirirwa ducyocyorana duterana amagambo ngo safi ngo yanganya n'umugore ngo n'iki. Umwanya twakwiye gufatanya dushyira hamwe nk'ubu ufata kumavuta, umwanya ashaka gukumuhaza yakwiye kubuta ashaka gufasha ahubwo abahanzi azamura imana ahubwo arafata umwanya wuta kubungwa n'ashaka kumuhaza. We no kuvuga ngo ahantu yicaye yagize amahirwe yo kubona hicaye agiye kubabyaza umusaruro nawe akora ibintu nta kintu asha guhindura. Hari undi muntu wenda dusoza bana bambarire, niba umaze gufata ugize icyo umaze kugeraho mu Rwanda, umaze kugafata icyo ushaka kuba umuhanzi, wari umudigi wakwemeraga, wari umunyamakuru pe respect rwose turayiguha ku bunyamakuru, ariko nawe wirengera se wese si agiti za hato na hato. Wenda reka tubyemere kuko ubunyamakuru arabo yazamuye, genda harabo yazamuye turamushimira, ariko nawe abahe yazamuye se yazamuze inzira binyuramo none se inshuro zingahe. Mu gihe tutarajya mu bice y'ibinyamakuru reka tubyirengagize, turi mu muziki twirengagize ibyo bataze kugira bazamure, ariko nawe wishaka kuryamira n'abazamutse bose. Niba umunyamakuru ari icyo baguha kugira ngo bazamure ukamenyekana, mu budike turakwemera warabyigiye, ariko se kandi no mu muziki kandi no mu muziki ndashaka none kuba mu kiganiro kiza kucyana none dufite nakubwiye ngo muri ZAMUKA SHOW wowe kanda subscribe tuzahorana uzamenya ukuri kose kuri inyuma ya showbiz yo mu Rwanda. Nzakwerekana none abahanzi bagiye batanga giti bakagenda bakazima kubera ko za giti zabashiranye, bose nzabakwereka kandi bose uzabareba nawe usanga nimba ibyo paparera pipa akaro gato bate uko biri muvandimwe, reka twihanganire ibyo ushaka no kongeho n'ibindi kuko nzakubita pira paparara papa. Niko iyo message urumva we nka papa waramutse yumvisha ndimbo wamusobanura ko papirira papa ari ibicuri kuri. Nimba ushaka nawe kuba niba ushaka kujya collab ku ndirimbo, DJ Khaled turabizi ibyo akora, DJ Khaled akaba ari igende nawe DJ Philip ukaba uri igende, si ibyo ngibyo ngira hari ikintu muri nakubwiye ngo muri showbiz nyarwanda ari ikibazo cyo kwigana ukumva ko ibyo umuntu yakoze nawe wabikora. DJ Mira ararimbye bona we Philip nawe ararimbye. DJ Mira wese ni peace ura musaza hari ibintu yakoze nawe, hari ibintu yaratangiye guhindura muri music nyarwanda. Tuvuga ko ibyo Philip ashaka kugaragaza se none se kari usigaye mu kibuga DJ Pius we nihinanye ajari sindi niba kuri misi ari gusora ndimbo ngigitoki kinetse cyaranetse iyo umuntu atinze mu bintu ko karabizambye. DJ Pius nawe kuririmba ntabwo ari ibintu byawe, uri umu DJ kuririmba ntabwo ari ibintu byawe bro. DJ Pius aririmba ahubwo nawe atangiye gutandukira. We mbwira ngo indirimbo y'abararimbye wenda nk'indirimbo yitwa Gatako kuko yakoranye n'icyamamare cyo muri Uganda yarakinwe kuko Kamiliyoni n'icyamamare. Hari indirimbo yakoranye na Good Life ari nibo bakoranye hari numva nayo bafite ariko ishobora kuri hari irahari kiribuka kuko nama aragenda gatuza wenda nk'ubushyuhe bye yarazamutse ashyiramo korabo. Ubushyuhe bwagarukiye nshaka kunsobanura ubwo bushyuhe bwagarukiye shaka yashatse n'abandi bahanzi bo hanze barakoranye nyine kuba barakoranye byamaze iki kuri wenda nawe byagize, ariko nyine atangiye nawe gutandukira wikora akantu gato kagashe ngo gutwikishe gusa no kuzana ibintu igitoki cyaranetse. Umva bro, iyo umuntu atinze mu bintu arabizambya n'ibyo wakoze imbere byose bigahita bihinduka ubusa, sibyo? Wowe nimba uri umu DJ wishaka kumva ko nimba ukina indirimbo za Munarize urimo urahomba udakinnye sawa ukavuga uti ese ko nyiri indirimbo ya Diamond ariko bera bintu n'ubwenge kuba uri umu DJ bate ejo nzabonekira ka wenda mu kabari runaka ikajyana n'indi nsanga ni yanjye niyo Philip niyo katari gukoresha buri. Hari n'undi mu DJ tukiri kuri aba DJ, hari n'undi ngo ejo wundi bari bamutumiye sinzi cyangwa ko kimwe cyamutumiye mbona no kudija kanaririmba. Isi yo mirimo yose uri gukora yose bagakwiye kuyikora ntabwo wazi. Niba arayishoboye byiza ko se arayishoboye kuba yikora yose nta kibazo, ariko se arayishoboye. Wowe ukurikiye Gino Media TV ibyo turi kuvuga wenda wowe ku giti cyawe buri wese afite uko abyumva, wowe uri kubyumva gute ibintu turimo turavuga? Abo ba DJ koko tubareke babe n'abahanzi bizakunda bafashe kuba ari aba DJ turabyemeye rwose barabishoboye, ariko se ubuhanzi bwo mubona nawe ukora liste y'abahanzi bawe baba DJ
umbwire ngo uyu mu DJ ashoboye kudija ashoboye no kuririmba mu Rwanda arabahari bambaze ikintu kimwe nababwiye ngo impamvu imiziki yo mu Rwanda igarukira hano mu Rwanda itagirenga hano za Gicumbi ni ikibazo cy'uko buri wese uvuga ashaka kuririmba ikibazo umu DJ nagashaka gukina indirimbo ya Diamond atanije indirimbo ye uracana bajya muri studio yakubitemo papira papa hari aba DJ benshi ba DJ urumva bakora ku maradiyo kare baka DJ bikatwishimye na DJ RY aba ba DJ babahari ejo bajyanye no mwana w'umukobwa w'umu DJ kwa Ira DJ Ira ejo cyo tugusanga komeza umwuga wa mu DJ uri gushaka kuririmba kana DJ ko mwese mufite wenda mu hari cyo mwamurebera kuri DJ Bisoso DJ Bisoso igihe yahereye imyaka cyane DJ Bisoso bura n'umuntu mwiza cyane ntazi kuvuga na mba muri cya kiganiro cya kuri RBA cyitwa moto ni Friday natwika ko tutarumva nazana tuvuga ko yabuze amafaranga gukora indirimbo se kandi ahubwo yanakora zino rubumbu zose kuki se kuki we mugani atufanye turange kandi nkora DJ Bisoso azaririmba nawe nukazi ko umwuga wa no kudija nibyo ashoboye ikijya kujya kwishyira mu bindi byo kurimba ntabishoboye Philipita umwuga wa no kudija n'abanyamakuru bekere ibyo kurimba please rwose wijya kubangamira abandi bana hari umuntu wageze gutanga agastori kamwe ejo uri mu minsi ishize kuri Twitter kakara nabamaye cyane kubera ukuntu yakavuze kuri Philipita yaravuze ati baravuze batari ko se hari umwe yaje avuga ngo ariko se uyu muhanzi koko Philipita yagiye mu bintu byo kuririmba ko mbona yaba bizi koko murabona bizi cyawe nabyazi sinibuka neza ukuntu yakavuze ako kantu undi atavuga ati Philipita umworo wamuvande ko mukesha ubuzima bwanjye no kuba nyiri uyu munsi mukesha ubuzima bwanjye Philipita ngo umunsi we ngo narimbyamye nenda gupfa ngo numva nenda gupfa byanyabyo mugiye kumara umva mu ndimo ngo hajemo ngo muri radio wajemo yandi ngo pipirira papa ngo nza kuvuga Philipita ngo mita ngira imbaraga ngo sinzi hano zaturutse ngo mita nzamura ukuboko nzinya radio ngo imbaraga siko zinya radio urumva akimura kuvuga ngo ubuzima bwanjye bukesha Philipita nagize ngo wenda hari ukuntu yaba yaramuremeye arakira tamera kwa muganga waramuvuze wenda cyangwa se nawe yumvaga atashobora no kweguka ariko cyumva ikirimbo kiva papara pipa yaravuze ati ndimo na message irimo imbaraga zo kubuza guhaguka ku parada zimya radio niyo mpamvu ngo ubuzima bwe bukesha Philipita ako karakanu kanyuzemo ariko se koko turacyari kuvuga kuri music nyarwanda ibishego koko tubihe umwanya tureke ibishego bikomeze biririmbwe tuvuge ngo dufite abahanzi naho byatugeze bagarukira hano za Gicumbi bagarukira hano za Rusumo bagarukira ku mupaka w'u Burundi naho byatugeza ibyo bintu ikintu cyo navuga cyo nuko kuririmba ntagaruka kuri byose kwamamara ntagaruka waririmba igishego ufite imana yo kuririmba ariko waririmba ubutumwa bwiza buri muntu n'akazi ke niyo boss ko waririmbye imbabazi waririmbye ubigenza ute indirimbo zifite message akibaza nk'indimbo ngo ubigenza wumva rero nigo ubwa kamarine kiza naho nyine wenda cyagishego cyo afitemo ukuntu yatanzemo ka message wenda avuga ngo ariko nagaruke muri yanjye biryana n'iki ariko message twari tugutegerejeho cyangwa se ubutumwa tukumenyereyemo umama wakunze ngo ubigenza ute ntabwo wamuzanira ngo gishano ntabwo yabicuranga yatabatuye uzi ko hari n'umukecuru uvuga ngo ubigenza ute baracanga ishyano bakabatewe abantu si bamwe abantu si bamwe mbe mwamwe na wishaka kumvangira muri iki kiganiro cyacu ZAMUKA SHOW tuzana n'abatumirwa batandukanye abasaza bakuru bagira icyo bavuga kuri music nyarwanda cyangwa se kuri showbiz nyarwanda tuzazanamo abantu batandukanye ngeri zose abahanzi bakomeye muzagera mubabona wowe cyo musaba n'ugukanda subscribe abakinnyi b'amafilm bakomeye muzagera mubabona kuri Gino Media TV Gino Media TV ni yawe we kanda subscribe nimba ushaka kuri kuzuye kanda subscribe uzahurana natwe ndetse ujye wumva ibiganiro byacu ndetse ugire n'ibitekerezo utanga musazwe mutumenyera ko njye ni Obedi wanyu Obedi wanyu nkabandi kumwe na Brown muzajya mutubona tubasesengurira ibintu mwebwe mwibaza mu buraho byagiye nubwo hari n'abahanzi muzi kera mwageze kumenya mwagiye mubura abo bose mujye mubatubwira mwebwe mutubaze makuru yabo tuzakugeraho utakugerera iyi ni Gino Media TV turashimira umuterankunga wacu ukomeye Genzi Production ni studio nziza gukora indirimbo nziza video nziza amafoto meza dufite undi muterankunga w'iki kiganiro Gino Studio ni studio nziza kubereye irimo ibikoresho byose bya electronic wakenera n'ahandi bakurutse ibyo kwisozi kuri cafe uhageze wahamagara kuri nomero ukubona hasi tukabahuza byose birashoboka
mu kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi reka tugisoreza aha ngaha tuvuga duti ese koko umuntu wese uzi kuvuga yaririmba ako ni akabazo umusigiye nawe nkubaza. Ese koko umuntu niba ashoboye iki ngiki na cyane agishoboye cyangwa ajye muri cya kintu ashoboye kugira ngo umuziki wo mu Rwanda uzamuke nuko unimba Mico the best aririmba igare rikamamara hano mu mujyi wa Kigali gusa ritarenze na za Gicumbi nawe nuko waza ukaririmba igishego kugira uzamuke. Ese injyana nziza zitanga message zisanzwe ntago arizo dugikeneye ubu dukeneye ibishego. Ese kugira ngo umuziki nyarwanda utere imbere nuko twigana iby'abandi tutari iby'abandi tubizana tubishyemo ibyacu cyangwa duhimbe natwe ibyacu kuko turi abahanzi koko. Yes, iyi ni Jono Media TV musanzwe mutumenyereye muratuzi neza mu mafilime atandukanye cyose mu makomedi atandukanye hano kuri Jono Media TV ariho ariko uyu munsi twaje noneho dushaka gusesengura ikintu gituma ibintu byose bitazamuka nkuko byagakwiye kuzamuka kujya mutubona mu biganiro byinshi bitambuka twakira imana. Yes, dukora ibiganiro twasesengurira buri kimwe cyose. Iki kiganiro cyacu cyitwa ZAMUKA SHOW kuri Jono Media TV. Impano nimba ufite impano hamagarira nomero yaho hasi turakwakira twe nawe dusubiza inyuma twe nago turya giti. Nimba ufite impano public kureba n'izanariza kavuga ati umanza afite impano nimba ufite ubuhamisha gusangiza abadukurikiye nawe nibona icyo ashobora kugira icyo utanga ku musanzu w'umuziki nyarwanda karibo rwose nta kibazo. Ese waba ufite ubuhamisha gusangiza abadukurikiye mu buzima wabayemo bukakaye cyangwa se amateka yawe yahindutse ijambo ry'Imana n'ibiki byose ushaka gusangiza abandi Jono Media TV ngizi nomero hano hasi hamagara turakwakira maze tuguha umwanya aho waba uri hose turahagusanga cyangwa se tukuze natwe ubwacu n'abandi wifuza guhura nabo. Yes, iyi ni Jono Media TV rero nk'ibisanzwe tuzasura ubutaha nge nari Brown mfatanyije n'inshuti yanjye cyangwa mugenzi wanjye Meddy wanjye. Hasta la vista.